bakunzi ba Mataru TV show mbate big up kabisa mwese aho muherereye ku isi abari hano muri US ndetse n'abari muri Afrika no ku yindi migabane ni basore banyu kuri Mataru TV show turagarutse tubazana indi topic ngendi teacher Jibe nkaba ndi kumwe na MC Nkusi nawe ushobora gufata amasegonda kabasuhuza mbere yuko dutwika tumanuka ikiganiro. Nyamara nabasuhuje mwabavandimwe genda basuhuje pe mwiriwe kandi muraho mukomere iminsi myinshi ya MC Nkusi habari bimeze gute musaza njema kurejea ni 4 ndakubona kuwa nguvu kurejea ni 4 ako kanu akayobara kavugaga nka bisa kari kiza cyane kuvuga gasubizamo abasore imbaraga n'abasaza agavuga ati kurejea ni 4 abara abasaza bakiragiye sugira twabarushaga imbaraga kwari ukwibesha bari barakomeye bari barariye intungamubiri cyane nk'abagabo man ndabona kabisa uri kuri fresher ibintu bimeze neza cyane zikomeye na mahoro ni umunezero gusa ibintu bimeze gute ko ibintu bimeze neza na mahoro y'umutima ntiwareba amahoro aransabye aragusabye hari indirimbo tugira nzamo badive nkunda ngo ko numva nguwe neza mu mutima ko numva nguwe neza mu mutima yagubwa neza rero kandi amahoro azaguhame amahoro adusange cyane none se bite uhugiye mu duki wigeze kumbwira ngo mvuye mu butumwa bw'amahoro kandi koko ni nabyo koko wagira hatumwa heza yahabwa ubutumwa bw'amahoro cyagatumwa amahoro ngajye gushaka yatumika bishaka cyane ko mu Kinyarwanda ngo witaba vuba ugatumwa kure rero ubwo twe twaritabye byararangiye ubwo kandi nanone nta kundi twabigenza ubwo mize ntekereza ikindi kintu numva kibaye nk'ikinsekeje ariko icyo ntago nkivuze so mu byukuri bavandimwe inshuti zacu ku migabane itandukanye aho buri hose Mataru TV turabazirikana kandi icyo tubasaba kora subscribe una commenting like and share kubera ko still ni twebwe turi kumwe namwe kandi tuzi neza ko mudukunda kandi natwe turabakunda baradukunda turabakunda cyane ko urwangano rwahera hehe nibyo umvuga ibintu nari ngiye kuvuga niyo wakwanga urungano oya ese wakwanga abana none se niyo wakwanga abagukunda ese wakwanga abagukunda cyangwa wakwanga ababyeyi se oya ntago bikabe mwumve ko bitazaba muri abavandimwe bacu ntibitubereye zacu nubwo ari umwenda utubereye wo kwambara nkabangira ngo tuzi ko ubushize kabisa twe twamanuye topic iryohera abantu ariko iyo tuzanye umunsi yo ishobora kuba ari akarusho erega buri iteka abantu bakuriye bagiye kubanza kureba babanza kureba izaryohera abantu kubera ko nawe uzi ko ikintu kizasharira kiretse uzi ko kuvura umuntu hari ikintu arwaye ese ubundi kera umuntu abaga arwaye bamuhaga umubirizi ese ubundi bisharira byose niko bivamo umuti kada cyangwa hari ibisharira ahubwo byanakwica umuntu hari ibisharira byakwica ukavamo umwuka ntago ngo ikintu nzi kivura ibinini birasharira kandi bikavura ibyo turabizi n'umubirizi n'umuravumba ariko hari ibisharira byahita bikora kapusine urumva rero icyo kintu nari mvuze cyo kuvuga ngo reka nawe yinezeze urumva gabo yagiye hari ibyarimo nako nabizi nanjye nirwane wenyine urumva ko harimo cya kintu cyo kutizera kutaba faithful ubwizerane kudacana inyuma mu Kinyarwanda bavuga ngo ubwizerane kudacana inyuma ikindi cya gatatu nikihera ubwizerane kudacana inyuma no kubahana there you go urumva ari byo bintu mu rugo bidahari kenshi rega habamo ikibazo kandi ubwubahane burakwiye kwizerana birakwiye mu by'ukuri ibintu burya urukundo rushobora kuba rwagirwa n'ingingo nyinshi no kuvuga ngo inkingi y'urukundo hagati y'umugabo n'umugore ni ukwizera cyane rero utizeranye cyane 100% urwo rugo ruba ruhagaze mu kirere oya reka ngo ruba rufashe harya tweze kuvuga ngo harya niki mbere bagiraga twakwita kunekana
abagabo n'abagore basigaye banekana, bamwe ni ba maneko abandi ni ba maneko. Mbese nuvuga ngo hagati y'abagabo n'abagore umwe ubu yabaye FBI undi uvuga ngo umugore asigaye abwira abagabo ntitugishyira password muri telefone izamare ni ukuvuga umugore upfa gutaha umugore ati telefone yawe uri he mbere yuko naguhobera mukubaze amahoro wirirwanye mu kazi icyo gusaba ni telefone no gusuzuma telefone nawe n'abagabo se natwe turishashya se uri hari natwe ntituzibasaba wona twe nubwo tutazirukiramo akyo tubonye akanya uramucunga wenda ari guteka twe turijiji nta mugabo uri kwagira muri telefone y'umugore biranye n'iby'abagore cyo tuvugisha ukuri biranye byo kuneka no gusuzuma n'iby'abagore ariko abagabo ahubwo ntushaka gucekinga ushaka guhenga gatotse kamujyanye nawe ukaba warebaho ari no guteka ari gukaranga ariko ntabwo ari ibintu byacu cyane rero kuko abagabo tugira n'icyizere twizera cyane kurusha abagore ni ukuri abagabo turizera ntekereza ko 99% bibaye byaba abagabo bazajya mu ijuru bibaye babiharaniye ariko burya abagore tutirangaye abagore biragoye biragoye abagore bagira utuntu basaba gusenga cyane niyo mpamvu abagore niyo bagabo basenga 10%, abagore bagombye ko basenga 9%. Ntago tuba turi kubibasira ariko kugira ngo bigende tunasubiye inyuma ku burya Eva ni wari kutunda mbere ya Adam ni naho bihera abagore bajya gusambana n'ubundi niho bihera barya ruswa n'usara bitandukanye n'itunda abagabo barabashimashima muri company agashimaha ngo wa mbere ufite ibitugu byiza ngo mu maso nta usa nawe mu miterere ni amazeho yusetse bibi kandi ugasanga ikibabaje ugasanga umugore kugushuka afite umugore mwiza ukuruta aho hure nawe yakubonyemo ikimara burya umugabo wagusambanyije yagushutse akabona uremeye ahita kwita igishuke kitagira ubwenge burya aba yakurangije nta n'undi munsi yazongera gufata nk'umuntu muzima ahubwo definition yo kushukika cyangwa gushuka buryo ushuka uri kubona uri bushukike nyine ni ushuka umuntu ubona ko umurusha ubwenge ni buri gishuke nta bundi ubwenge ntago bamushuka ibyo rero wavugaga kuva kare bino bintu abantu bajya byibuka bino bintu byo gusuzumana twe tugiye kuvuga bura kera tukiri bato twavuga ababyeyi bacu bavuga ibintu byo gusuzuma basuzumaga inka abantu basuzumaga inka bakareba ko niba mu gitondo kare mu kibuga niba zihari zose hazagiye kona basuzumaga inka kugira ngo barebe ko ari mbese muri rusange basuzuma amatungo yego ariko abantu basigaye basuzuma abantu ugasanga umuntu ari gusuzuma telefone y'undi n'undi ari gusuzuma telefone y'undi warebe niba byarakomeye none ni ukuvuga ngo twari turi kuvuga za mpamvu umudamu ashaka kuva mu kazi akaba yatabaza abana ngo kuko watakwizeye akabaza abana ngo nta muntu wageze aha mbe nta muntu wageze hano urumva boshye urwo rugo nta bantu bemere kurugera harya abo bana bo abana muri gutoza umuco gukura mubaza ibibazo by'abakuru umugabo nataha abaza umwana umugore nataha abaza umwana ngo mbe ngo did someone come to see mommy ni nuza no kuvuga ngo turapfuye turashize twanze rujane none se turiyandavuje icyo cyo tugaruka ariko dukora analize zihagije kuri ikintu cyo gucana inyuma kuko giteye inkeke imitima y'abantu yarashariye imitima y'abantu isigaye itakishimye kubona umugore ashobora kuba yaca inyuma y'umugabo bikerura abantu bakabimenya yarangiza abantu bababaza umugore akaba yasubiza ngo muri ya gahunda ntago ajya mbasha neza ngo rero ngo ntago nabaho gutyo ngo ntago nabaho gutyo ubuzima ntago mbushoboye ngo ntago ubwo buzima nabwihanganira mwashakanye se utamuzi koko hari intuza na kwihangana se bivuze bibavuze mu Kinyarwanda ngo wihangamye akamishashi akabari Kinyarwanda gikomeye ese kuki utakwihangana buhoro kandi bajya bavuga ngo kwihangana kuruta byose ni ukuvuga ngo mperutse turi muri segondere niba ubyibuka narakubiye ngo hari umugani nakunda guca nta muntu wawumbwiye n'inkari nge wawihimbiye ko numva patience ari ikintu gikomeye ariko mu Gifaransa ngo la patience est un meilleur instrument pour maîtriser la vie mon ami ngo kwihangana niyo ntwaro ikomeye kugira ngo ushobore ubuzima
rero nanjye nari ejo bundi nari ndi gutwara hari ukuntu hari numva BBC mu modoka ndi kujya ku kazi cyangwa ndi kuvayo mbo mperutse kumva niba ari muri ni muri Nigeria nta nubwo ni igihugu kiri famous kiri popular na kiroroshye kukibuka bita numva umugore ndisegura cyane ku babyeyi bacu bari kunyumva cyangwa n'abarumuna bacu cyangwa nabo tungana bakigira isoni barabivuga no kuri YouTube kuvuga ngo umugore mu makuru numvishe umugore yarafashe ngo aca ubugabo ngo aca igitsina cy'umugabo we ngo yarari kumuziza yuko yamuzizaga yuko uwo mugabo we ngo yateye undi mugore w'umuturanyi inda noneho ngo yarari kumuca igitsina ngo ari kumuhana ngo icyo gitsina niba icyo gitsina mugomwa kakijyana handi ngo kanze agice agikureho urumva ko rero ibi byo gucana inyuma biri guteza abantu bazapfa bashire biri guteza ibyago urumva biri guteza gahinda mu muryango kuko uwo mugabo bamujyanye kwa muganga ataramara iminota 3 yaravuye mu buzima no kuvuga ngo rero iki kintu abantu batwumva banakiteho kandi koko ntago ntimubyumve nk'ibintu by'imikino ntimubyumve ko twaje hano kugira ngo turi fani ntago turi fani ntago turi fani barapfa buri munsi mu byaro bari gutemana abantu barapfa buri munsi umugore ari kujya henga umugabo aryamye akamukubita ishoka abanyacyaro urumva bimeze nk'abantu bo mu migi abantu bo mu cyaro ntago baza ama divorce ko ntago bayize ntibazi byari ntago bazi nk'umugabo n'umugore bananiranwe batandukana akagenda bakagira amahoro n'akagera amahoro ahubwo bityo bashyira imbere no guhangana niba ubashije gurusha indi mbaraga agira ate aramwivugana rwose rero bitandukanye n'abantu bo mu migi bashaka kubona kuko bazi mu migi abana amategeko ntago ari nko mu byaro mu migi batinya n'amategeko bati ninkora biriya nanjye nzahera muri gereza ubuzima bwose ese ibyo wabitekereza cyane ko mu migi kenshi n'abantu benshi majority umubare munini babarize baba bazi icyo amategeko avuga ku bijyanye n'abashakanye amategeko mbonezamubano cyangwa ngengarugo urumva rero n'aya leta yose baba bazi ibintu byose uko byakabaye n'uburyo abaturanyi bagomba guturana n'uburyo umuntu agomba kwita ku bana ko umuntu agomba kwita ku yashatse na uburyo bashakanye byose babizi ariko mu cyaro umuntu arica undi none se mu byukuri iki kintu cyo gucana inyuma tu develop za mpamvu tujye muri za mpamvu reba nkwereke tumaze kuva hari umugabo mu Bwongereza herutse gusoma ikinyamakuru newsletters ikinyamakuru cyo mu Bwongereza cyari cyanditsemo inkuru y'umugabo n'umugore ariko umugore washatse kwigira umunyabwenge cyane ashaka gusa nk'agoretse umugabo we urumva kandi kugoreka urumva ko nibyakigore n'ubundi ushaka kugoreka umugabo kumese ko musa nkaho amubeshya wa mugore ngo yari umuzungu n'umugabo w'umuzungu no wa mugore ngo abyara umwana umwirabura hanyuma ngo baza wa mugore ngo umugabo amubaza ese wa mugore we niki cyatumye uzana umwana w'umwirabura kandi twembi turi abazungu nanjye ntago bizi niba byakunda wenda abahanga bazatubwira n'abafana bacu dukurikira abadukurikira bazatubwira ko nabo ibyo byose tubwire ngo baduhe commentaire wa mugore ngo yaramusubije ngo wa mugabo we ngo ntago uzi inshuro zose nahereye nkubuza ngo ureke kunywa ikawa yego ngo ikawa niyo yateye umwana kwirabura oh my burya se bantu tureke kunywa ikawa tureke kunywa ikawa kuko ikawa ishobora gutuma ubyara umwana wirabuye cyane kandi uri inzobe niba ari ikawa y'inzobe natwe tuzabyara abazungu cyangwa se tunywe ikawa y'inzobe uri ikawa yirabura urumva ko guteza ibibazo niyo abirabura abazungu bashaka ikindi rero kiriya kintu cyarantunguye urumva burya ngo ururimi rw'umunyabyaha ntirubura uko rwisobanura burya ngo ururimi mu Kinyarwanda ngo ururimi ntirubura icyo ruvuga yabuze icyo avuga abeshyira iki abeshyira nyamara icyaha cyari cyagize gute cyamutahuyeho cyamugaragayeho uko bigaragara neza ko ari umunyacyaha abura icyo avuga kuko Adamu na Eva ubwo baryaga itunda ese bisobanuye ngo iki akoze kubeshya ukabeshyera ibiryo kubeshyera ibiryo ikawa none bazabishyira n'ibishyimbo bizabeshyerwa rero reka nkubwire hanze aha kino kintu cyo gucana inyuma rega tunakitondere tunakivuge dukomeje kubera ko hari igihe usanga abagabo benshi bari kurera abana batari ababo
batabizi kubera ko abagore babo baca inyuma bakabyara abana batari ababo. Kandi mu gifaransa baravuga ngo l'enfant a pour père le mari de sa mère, ngo buri mwana wese umugabo yita se ni umugabo ubana na nyina. Yego. None ko nawe nk'abagabo rero kuko ntago wajya uhora testinga DNA cyangwa ADN kuri buri mwana uvutse, nabyo bigaragaza none kutizerana. None umugabo agahora yizeye ko abana bavuka arabe, kumba abana benshi mu bavutse ntabwo abarabe. Uramutse ugize n'uwo mutima wo kujya gutestinga DNA y'umwana, stile wateza ikibazo mu rugo. Kuko bigaragaza kutizerana. Bigaragaza kutizerana ariko n'urugero nujya nujya no kuyitestinga umugore wawe akaba koko azi 100% ko atarabawe, ntazabyemera, zateza intambara utarabikoranye, azahitamo ko mwahitamo divorce ako kanya. Niho bahereye bavuga ngo umusaza napfa mu rusisiro ngo abana bose bazajye kumushyinguraho cyangwa bazarire, kuko ntago uzi neza ko atari so apfuye. Niho mu Kinyarwanda banahereye baca umugani ngo abaturanyi babyarana abana basa pe. Ni gute umwana wanjye asa nawe kandi tudasangiye? Ariko amatiriganya ayo ni amatiriganya nayo yahereye kera. Mbese kuko iyo migani yo ari ya kera. No sugira ngo dukomoroka aho barishashya. Tujye twicecekera. Ese ubundi bo nishashya gute? Wenda ntago ryo turi buke. Ntago na kera byari byemewe. Turavuga ko ubu bitemewe. Kuki bikorwa kandi bitemewe. Ariko kera byari byemewe. Naringiye kukubaza. Kera mukuru wanjye abaga yemere kuza agasanga ntariyo agashinga icumu hano hanze kwa mugore wanjye akarara. Byari byemewe. Kuko umugore yari umuryango niko babivuga. Na kapsi na tangawizi na tangawizi ariyo ginger usanga ibintu byinshi bisharira ni umuti. Ariko uzi ntoza uzi intagarasoryo. Ntabwo uzizi. Ubwo nayumva intagarasoryo ubwatsi se imeze nk'imiziranda. Oya n'utubuto tumeze nk'amashaza, amageri, amashaza, amageri, abandi se hari n'izina ry'amashaza. Yuvuga amashaza n'amageri uretse aya hano kubuyabona hano baba baracishiye mu ruganda uheruka kuyabona ari mu murima. Ntago mpera kuyabona. Uruyange rw'amashaza ntago nherutse. Ngeze imeruka no kubona naho ahinze naho. Buriya rero nigeze gutekereza ndabane buriya umuntu wanga abahinzi buriya bagira ubwenge. Abagome ku isi barahari. Shana abagome koko. Buriya umuntu ubaho ku isi wese atunzwe n'abahinzi. Ariko buriya nkina sindabona umuntu ahinga ariko sindareka kujya ku isoko guhaha. Noneho nta nubwo urareka kujya mu isoko ngo niba wari ugiye guhaha imboga runaka uzibure. Sindazi. Abahinzi bakwiye kubaho cyane, bakwiye no guhabwa amahoro. Hanze aho abahinzi bubahwe. Hagati aho rero Bosco Jibe inshuti yabeza, ese noneho nk'abagabo noneho kuri uyu munsi tugiye kuganira kuki twabanje gusa nk'aba bivugaho gake, ariko ese koko kino kintu kiri kwamamara kiri kuvugwa hanze, ese reka tukigarukeho. Ntabwo bakiduteye kuko twebwe twiyemeje kutagira ubwoba. Kiganiro tweze gukora bwa mbere wigeze kuvuga ngo isi tuzayishinga umunwa, ariko reka tujye tunabivuga tuvuga mukuri kuko biba binakwiye. Ese ukuri ni kutavugwa kuzavugwa nabandi. Twigeze kuvuga hano ngo mbese ukuri ko ni byiza koko ukomeza guhishwa. Kandi koko abantu basigaye batinya kuvuga ukuri kubera gutinya bo bakubwira. Ubu ntabwo ukuri ari kubi, ahubwo urafata uyu muntu ni mubwira ukuri biravaho duhinduka abanzi. Kandi nta wifuza kugira abanzi benshi. Ninde wavuze ngo uzifuze kugira abanzi ngo abakunzi, uzifuze kugira abakunzi ngo naho abanzi barizana. Kandi kuko abanzi barizana ko guhura n'umuntu mu nzira akakwanga mutanaziranye muri bakiraga isura cye singikunze, ntimuravugana na rimwe, ntaho akuzi, ntimuricarana, ese ntazi niba muzanaturana cyangwa uri gutambuka uri umugenzi akakwanga kubonye rimwe. Ese nk'icyo cyaba gikoreye iki? Cyo cya kiba kije mu buryo budakwiriye. Rero Bosco tugiye kuvuga ku bijyanye n'ingo za none. Ese kubaka kwa none ingo cyane cyane z'abantu bakiri bato bangana natwe, abari munsi yacu gakeya ndetse n'abari hejuru yacu gakeya wenda kugeza mu myaka za 40. Abo bantu
izi ngo za none zihagaze zite cyane cyane turibanda ku kintu kijyanye kuko aribo bashyushye niyo generasiyo ishyushye guhera ku myaka 25 kugeza ku myaka 40 nibo bari mu cyiciro cyo gushyuha cyane ku buryo umuntu umubiri ushobora kumushyuhana akaba yagera atya akabura ikimuhoza akihojesha ibidakwiye akihojesha ibyo atari kwihojesha ugasanga ibitari bikwiye kumuhoza nibyo biri kumuhoza kandi atari byo bimukwiriye atari yo masezerano afite ese ubucane bw'inyuma bw'inshako z'iki gihe tubivugiye nta guca ku ruhande ese bihagaze bite urakoze cyane MC Nkusi kuba ukomoje kuri iyo topic ngira ngo bakunze ba Mataro TV show ni nayo topic dushaka kuganiraho muri aka kanya niyo debate tugiye kujyaho no mu partner wanjye ariwe MC Nkusi ndumva usa nk'ukomoje ku kintu bita gucana inyuma muri make ni nayo topic dushaka kugira ngo niyo tayiro dufite aka kanya ivuga gucana inyuma kw'abashakanye rero nge mu by'ukuri ikintu cyo gucana inyuma cyo kihangayikishije isi ikintu cyo gucana inyuma kimaze kihangayikishije abashakanye kizamura kimaze kugera mu yindi ntera abasaza barahumaniwe nizo manza birirwamo abasaza niko kazi basigaye barabonye ko gukora muri leta ntiwareba inkiko nibyo biberamo nibyo basigaye birirwamo habindi ibintu bizima bikivugwa mu mago nizo ntambara zihari amahoro yarabuze nuvuga ngo ikintu cyo gucana inyuma giteye ubwoba ndakubwira impamvu giteye ubwoba nsa nkaho ngiye guhera kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo intambara mu mago ziturutse mu gucana intambara mu ngo birarenze ibaze kuba mu rugo bizajya bihora risakwe intambara polisi nizo zihamagarwa abana muri kubyara abana turi kubyara bari gukurira muri iyo rwaserera bazabareba turi kubatoza umuco wa polisi turi kubatoza umuco uko abapolisi birirwa mu mago cyangwa se turi kubatoza yuko mu rugo haba intambara polisi kaza guhosha umwana uzabona abantu ubundi bajya bibaza ubundi wowe n'umufasha wawe mujya kubana mwabanje guhamagara polisi ngo ibyemere none se mu mibanire yanyu ubundi polisi zamwita nibyo bya bibazo ikitaragize uruhare mu itangira kigira gute kigira uruhare kuri kiza mu isaro ubundi uwo ntabonye mwihinga sinzamubone mu isaro oya niko kuri harabaririmbye barembye ntago ndibisubiremo ariko numvise ni ijambo ngiye giti cyane ntago ryambabaje arega nabana ngo babajwe n'umubyeyi yo kunzi ijambo runaka ari cyo rikwigishije urarisigara ngo nabana babajwe n'agahinda batewe na se ngo yarababyarangije abajugunyira nyina arangije nyina abarira wenyine noneho nyuma kubera na depression cyangwa se kurwara umutima aza guhangayika aza kuzitaba Imana hanyuma babana baza guhimba indirimbo basa nkaho bacyurira se kuko atigeze abitaho yabagize ibyo manzi kandi bari abana be ngo barangije bati ngo ntitwakubonye mama ashyingurwa ntituzanakubona natwe dushingirwa mu bukwe bwacu uje kurya ibiryo no kwambara ingofero ngo umubyeyi umwambika ingofero yani bamukwambika ingofero y'ubutware kandi warataye abana warananiwe urugo ntago bikwiye rero naho turi kuvuga bino bintu byo gucana inyuma tugenda tunabikomozaho turagira ngo abantu batazajya bagera inyuma bakagwa mu mitego yo gutera abana babo agahinda ni nacyo wenda nari nkomojeho mu kanya tunakivimuzi nyine urumva ko mu by'ukuri ikintu cyo gucana ubundi biriho ntibiriho twari tuvuze duti twamaze kuvuga ko biriho twari tumaze kuvuga duti inkiko zabonye akazi kandi kazi bakirirwamo nta zindi manza bagica nizo bacanye inyuma cyangwa ingo zananiwe abasaza bararenganye n'intege nke zabo basigaye birirwa bari mu magambo biruka inyuma y'abana bakiri ingo kandi abana rero bakabafashije kuko abasaza babananiwe mu myaka yo kuruhuka agatuza akagira umutekano niba ari ikintu kinezeza umusaza ni amakuru meza amunyura mu matwi buriya ni ukuvuga ngo umusaza bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo urugo rw'umwana rugususurutsa
utarurayemo. Ni ukuvuga ngo ababyeyi iyo babonye ingo z'abana zirimo amahoro, umusaza yumva rwose asusurutse, niyo mahoro y'umusaza, yumva imitsi yongeye imitsi iri kurambuka, mbese niyo mahoro y'ubusaza neza. Rero ariko ntibiri gukunda, ntabwo biri gukunda. Rero ibyo bintu ese kamere iriho ko ari mbi cyane, ese biraganisha kuki, biragana he, biratuganisha he twe bana bakiri bato? Ese ubu bushyuhe turabukizwa n'iki ko bukabije? Ese noneho ahubwo tugarutse kuri ibyo tureta tunihutira ku kintu kivuga ngo ese biterwa n'iki? Biterwa n'iki? Nanjye ndihuta ndi buguhereza impamvu. Urabizi ko iyo turi kumwe ntajya ngira ngo nk'impamvu 3 hanyuma tuzirambura, ariko tubanje kuzivuga. Ndagerageza izo mpamvu 3 nziguhe, nzigushakire nawe. Urabizi ko ntari ikigwari. I mean, no matter what time, no matter how you walk, no matter how busy you are. No matter how busy you are, you still need to find the time for your family. So nukuvuga ngo rero icyo kintu cyo kuba busy ntago kijyaniranye no kubaka urugo. Iyo ni impamvu ya mbere wari unsabye 3. Impamvu ya kabiri rero ni ikintu bita social media cyateye. Ni ukuvuga ngo n'urugero umugore araba ari mu nzu, ari mu cyumba, nta kindi ari bwirukira kuri telefone, arashaka kureba za mbyino z'iki gihe, nawe urazizi ziri aho ngaho. Arajya mu ma contact, arajya mu ma stars, ugasanga ibyo nabyo wenda bishobora kumutera byahita agira mind crazy. Ndi kuguhesha wenda nawe uraza gushyiraho izawe. Indi mpamvu ya gatatu ni ukuba abantu basigaye bashakana, bamwe barabanje kuba aba boyfriend kera, akaba yaragize umugabo akaba yaragize aba girlfriend nk'icumi cyangwa 15 atarashaka uwibanze, ndetse umukobwa nakaba yaragize aba boyfriend nka 15. Wenda ugasanga wa mukobwa wa boyfriend 15 yagize baramumenye, umusore nawe aba girlfriend yagize ntago yigeze abararana ubusa, nawe yarabamenye. Ubwo rero mukajya guhura deja cyo kuzakora comparaison, ugazasanga ryabanga arega hariya ni ibanga, mwatakaje ibanga ryabanga mwararitanze, ugasanga nakadasangirwa kandi nakadahingwa ko ntaho wagasarura. Rero izo mpamvu zose uvuze nge nakongeramo impamvu 2. Harimo icyo nakwita amafaranga, yego, hakazamo n'akantu karimo kitwa intoza y'abantu bashaka, nababwira ngo kutamenya kuberana inyangamugayo, cyangwa se ubwubahane, niko navuga. Uko iyo umuntu yatangiye gutekereza guca inyuma uwo bashakanye, deja aba yamwambuye umwambaro w'icyubahiro. Urumva rero ubwubahane biba byarangiye. Kuko impamvu tuvuga ubwubahane, ntabwo umuntu tubivuge nk'uko biri, ntabwo umuntu waraje umugore wawe ko byagenda kose niyo yabiguhisha, ako ntabwo yakubaha. Ntabwo yakubaha ko agusuzugurira mu mugore wawe, we ntuzabimenye, kandi wowe ukagira ngo wa muntu wenda arakubaha cyangwa aragukunze cyangwa mubanye neza, naho kumbi akubonamo ishusho y'ububwa. Kuko hari igihe n'umugore wawe bashobora kuba baryamana, yamubwiye amabanga yose yo mu rugo. Icyo cyonyine umuntu yamaze kumenya amabanga y'urugo yose, wayamumeneye tayari biba birangiye, nta cyubahiro kindi cyakongera kuba mu rugo. Nagajya numva abantu bavuga ngo iyo umusirikari wambaye ibirokoroko yageze muri kiriya cyumba kibanga, ngo ibirokoroko baba babihubuye, ngo biba byaguye hasi. Hari generali imbere y'umugore we? Nta generali imbere y'umugore we, uretse n'umugore we, nta generali n'imbere y'indaya cyane. Niba ugeze imbere y'indaya uri generali rwose mwamungana, aho kanya mwembi muri indaya. Ni ukuvuga ntabwo nakubeshya rwose. Nicyo wari ukomoje cyo kuvuga cyuko n'urugero umuntu yamaze kuraza umugore wawe, cyangwa nawe ubwawe waraje undi mugore, kuvuga ngo amabanga, icyubahiro cy'umugore wawe, kuba faithful, kuba umwizerwa, ugahora uri umuntu ufitiwe icyizere, ntujye uba wa muntu ucana. Rero
nkuko tubivuze ibyo by'amafaranga rero amafaranga atera ate ikibazo cyo kubaka cyangwa se atera ate ikibazo cyo gucana inyuma ndavuga nti ndahera ku kantu gato ejo bundi nabonye ijambo ryanditse rivuga ngo amafaranga yubaka urugo ngo ariko ubukene nibwo busuzuma ko rukomeye. Iryo amafaranga yubaka urugo ariko ubukene nibwo busuzuma, ubukene nibwo bukora audit, nibwo bukora audit yo ku rugo rukomeye. Ibyo ni ukuri kutavangiye, kuko impamvu ndi bubyita ukuri kutavangiye ingo ziri gusenyuka muri iki gihe ntabwo ari iz'abantu bakene. Oya, n'iz'amafaranga, iz'abanyamafaranga rwose cyane rwose. Baba bagabo bahezwe bajya muri business zikomeye badaheruka mu rugo, usanga abagore babo bari gusambana n'abakozi bo mu rugo. Sicyo cyane usanga niyo yangingo ya mbere bavuze ya busy yo kutabonera mu mwanya. Noneho ariko rero icyo warukomoje uwo mugano uvuze yuko amafaranga ashobora kuba ku rugo ariko ubukene nibwo busuzuma ko urwo rugo rukomeye. Njyewe nsigaye mu bantu ndi kubona mbona abakene ahubwo bakundana banasazana. Umukire ngo yahuye n'abakene, umugore n'umugabo, umugabo ngo isuka yishyuza kubisa no ku rutugu bavuye guhinga, ariko kandi kabako kari ku rutugu rw'umugore we, ngo bahinguye bishimye cyane. None umukire ngo ari mu modoka muri Range Rover araparika arabareba, warabitegereza kugeza barenze, waragije mu mutima ngo aribwira ngo abako ari abakene nkaba mbona baturusha umunezero ngo ibanga ni irihe. Uranyumvira? Yarayobewe nyine, byaramuyobeye kuko ntabwo ntiyabibonera igisubizo. Ni gute koko byakabaye koko kuko abakene no bantu ba mbere bifuza ngo natwe tubonye ibintu byinshi byadufasha uko dukundanye uko tukabona ibibazo dufite byose bikemutse, urukundo twagera mu rugo rwacu rwakwikuba inshuro 10 ngo dufite ubu ngubu. Ariko ukira aho ngaho wenda ndagira ngo n'abakunzi ba Mataru TV show bazaduha ibitekerezo, ariko uziko MC Nkusi na Teacher Jibe ntabwo tujya tubirariraho, muri abavandimwe wacu, muri inshuti zacu, nta nubwo tubahisha ko twavuye mu nkambi. Ni ukuvuga ngo guhunga n'ububwa si n'icyaha. Antene za Mataru TV show zishinzwe muri mu mujyi wa Dayton, mu mujyi wa Ohio, ni muri leta zunze ubumwe za Amerika, ariko twavuye mu nkambi. Ese hariya mu nkambi imisi wahabaye uri umwana waragendagendaga ukagaruka mu shitingi ukagira, twari twakomoje tuvuga ngo nta zindi manza abasaza basigaye birirwamo uretse izo guhuza bacanye inyuma. Hariya mu nkambi twari dutunzwe n'ibigori, nta mafaranga twari dufite, nta buzima bwari buhari, ariko warigeze wumva abantu birirwa mu manza zo gucana inyuma, kandi ntibigaragara ko nta mikoro twari dufite. Umva burya no mu bukene niho abantu bagaragaza kwizera kwinshi. Mu bukene ngira ngo niho abantu banubahana, hari n'imibanire uretse se n'ibyo ubundi muri buriya bukene twarimo ahari wibwira ko imibanire se bwari myiza cyane. Kandi ariho nakomoje, hari umuturanyi yagusabaga umunyu ukawumuha wishimye cyane, yagusaba ikibiriti ukabikimuha wishimye, yagusaba umuriro aje kurahura akariro ukamwemera akarahura wishimye, wabuhishije abana bakahamagara abandi bana bagasangira, yabura udukwi ukamutiza udukwi nawe agatekera abana, umuntu yaza kukuguza ukamuguza unezerewe, kuko abantu basangiraga n'ibase yo kumeseramo, ibase yo kumeseramo imyenda ukayitiza mugenzi wawe, na mugenzi wawe yabura amazi kuko hari amazi yaraburaga, mugenzi wawe yabura amazi ukamutiza amazi, murakagutiza amazi rwose ukayifashisha. Niba ari ikintu cyari gikomeye hari urukundo. So ariko uko abantu bagenda hari umuntu ugeze kumbwira ngo hari umuntu witwaga bibagirwa vuba. Yego. Ngira ngo natwe hari ngira ngo tugenda tujya muri icyo cyiciro cyo kwibagirwa vuba. Cyakindi ariho se bajya baca umugani wo kuvuga ngo ubushize impumu yibagirwa icyamwirukansa gase ku ijana. None sugira ngo impumu ntizigenda zishira, cyangwa se nabyo bigiye guhura no kuvuga ngo bigiye no kuvuga ngo guhaga kwibagiza gukinga
cyane simbizi muzatubabare ntago imigani ntabwo uri kubesha guhaga kwibagiza gukinga bavuga ngo gukira kwibagiza gukinga ariko urumva gukira rega no guhaga ntago bitandukanye kuko iyo ukize ubuhazi no guhaga ni ibivandimwe buri cyo urya kandi ukize rero hari no witwaga nkunda abakize mu Kinyarwanda ariko kandi ni ijambo ribi kore ko kuvuga ngo nkunda abakize gusa abakene bashaka ku ruhande kandi abari nk'igitutsi nibi cyane kuba nkunda abakize nibi cyane rero tudahusha ya ntego iyo twavugaga ahubwo amafaranga twayakomojeho ko amafaranga nayasenya noneho habaho n'ibishuko ese urabyiruka ariko no muri segondere ntago turi gutindira abakunzi ba Mataru TV show n'ubundi nzi ko wize comptabilité ari na ngiyo nayize ngeze muri kaminuza ariko kandi byerekanye amafaranga nabyo na amafaranga ariko hari undi mugani baga baca mu gifaransa nagiye nisegura ku bakunzi ba Mataru TV show abenshi gifaransa barakizi hano muri Amerika kenshi dukoresha icyongereza mu tubabare tuvanga indimi n'ikinyarwanda nacyo kuko tukivuga mu mago yacu ariko numvaga baca umugani ari umugani wo mu gifaransa bavugaga ngo l'argent c'est l'argent c'est les bons serviteurs mais c'est pas les bons maîtres ukuvuga ngo wawusobanura uri bugerageze ngo amafaranga embo serviteur mais mauvais maître ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo amafaranga yagukemurira ibibazo ariko yakugwisha no mu bishuko urebye nawe mauvais maître ni ukuvuga ngo amafaranga yatuma witwara nabi mu buzima bwose ngo ariko akwigisha ibibi urakoze urakabyara rero nicyo cyo wari ukomejeho cyuko muri za mpamvu eshatu naguhaye wari wongejemo ebyiri harimo iy'amafaranga yuko bamwe bagwa mu bishuko by'amafaranga cyangwa se babona amafaranga bakitwara nabi cyangwa se amafaranga nagatuma hatabaho kwizerana ariko no mu bintu byo gucana inyuma tunabyibuke tugaruke ku kintu cyitwa gukora wrong choice. That's the point. Wrong choice. Tukora ikintu cyitwa wrong choice cyane cyo kigusha abantu mu bishuko. Oya pe. Kuko guhitamo nabi. Noneho uvomyiriba neza umutura ukoze. Guhitamo nabi ni ikintu gikomeye kigusha umuntu mu kintu ategeza atekereza ko azagikora agatangira kwiga ingeso kubera ko umuntu babana abona bahabanye neza umwe ajya iburyo undi akajya ibumoso. Se nuvuga ngo ushobora kuba uri umugore ukabana n'umugabo ukaburuku ntaba kunyuze no kutanyurwa n'uwo muri mukabana ari nko guhatiriza ariko imitima yanyu itabyemeranya none se uratuma aho ngaho nstakinga gatoya kuri twe banone ntabwo ari cyane abo nko ku bantu ba kera byari bihari ari nabwo umaze kubona ese ntangero urabona z'abantu bava mu makambi twarimo ariko bagera inaha umugore n'umugabo bakigera hano bagahita batandukana muri icyo cyumweru kubera bari kwitura n'inzika z'ibintu bagiranye wenda mu bihe cy'ubukene. Ibyo bintu nta n'ikindi kiri kuba nka ese icyo kintu kiri kuvuka muri bihe ugasanga abantu bari kumwe kubera ibibazo ntibikavuka bigatutumba birahari bino bintu byakakwiye kuba bidahari. Rero hari ikintu turi kuvuga turagenda dukomoza ku ngingo zose cyane twibuke nanone kino kintu cyo ubwizerane buke cyangwa se urwikekwe abantu bakundanye bagakekana ugasanga umuntu agize urugendo niba umugabo agize urugendo umugore wese ari kumuca inyuma kubera ko atamwiza avuga ati naho yagiye ntabwo nizeye ibyarimo reka nanjye ninezeze. Urumva rero icyo kintu nari mvuze cyo kuvuga ngo reka nawe yinezeze urumva umugabo yagiye hari ibyarimo nako nabizi nanjye nirwane wenyine urumva ko harimo cya kintu cyo kutizera kutaba faithful ubwizerane kudacana inyuma mu Kinyarwanda bavuga ngo ubwizerane kudacana inyuma ikindi cya gatatu ni kihera ubwizerane kudacana inyuma no kubahana there you go. Urumva ari byo bintu mu rugo bidahari kenshi rega habamo ikibazo kandi ubwubahane burakwiye kwizerana birakwiye mu by'ukuri ibintu burya urukundo rushobora kuba rwagirwa n'ingingo nyinshi no kuvuga ngo inkingi y'urukundo hagati y'umugabo n'umugore ni ukwizera cyane. Rero utizeranye cyane 100%. Urwo rugo ruba ruhagaze mu kirere. Oya reka mubwire ruba rufashe. Harya tweze kuvuga ngo harya niki mbere bagiraga
twakwita kunekana. Abagabo n'abagore basigaye banekana, bamwe ni ba maneko abandi ni ba maneko. Mbese nuvuga ngo hagati y'abagabo n'abagore umwe ubu yabaye FBI yundi uvuga ngo umugore asigaye abwira abagabo ntitugishyira password muri telefone izamare ni ukuvuga umugore upfa gutaha umugore ati telefone yawe uri he mbere yuko naguhobera ngo kubaze amahoro wirirwanye mu kazi icyo gusaba ni telefone no gusuzuma telefone nawe n'abagabo se natwe turishashya se uri hari natwe ntituzibasaba wona twe nubwo tutazirukiramo akyo tubonye akanya uramucunga wenda ari guteka twe turijiji nta mugabo uri kwagira muri telefone y'umugore biranye n'iby'abagore cyo tuvugisha ukuri biranye byo kuneka no gusuzuma n'iby'abagore ariko abagabo ahubwo ntushaka gucekinga ushaka guhenga gatotse kamujyanye nawe ukaba warebaho ari no guteka ari gukaranga ariko ntabwo ari ibintu byacu cyane rero kuko abagabo tugira n'icyizere twizera cyane kurusha abagore ni ukuri abagabo turizera ntekereza ko 99% bibaye byaba abagabo bazajya mu ijuru bibaye babiharaniye ariko burya abagore tutirangaye abagore biragoye biragoye abagore bagira utuntu basaba gusenga cyane niyo mpamvu abagore niyo bagabo basenga 10%, abagore bagombye ko basenga 9%. Ntago tuba turi kubibasira ariko kugira ngo bigende tunasubiye inyuma ku burya Eva ni wari kutunda mbere ya Adam ni naho bihera abagore bajya gusambana n'ubundi niho bihera barya ruswa n'usara bitandukanye n'itunda abagabo barabashimashima muri company agashimaha ngo wa mbere ufite ibitugu byiza ngo mu maso nta usa nawe mu miterere ni amazeho yusetse bibi kandi ugasanga ikibabaje ugasanga umugore kugushuka afite umugore mwiza ukuruta aho hure nawe yakubonyemo ikimara burya umugabo wagusambanyije yagushutse akabona uremeye ahita kwita igishuke kitagira ubwenge burya aba yakurangije nta n'undi munsi yazongera gufata nk'umuntu muzima ahubwo definition yo kushukika cyangwa gushuka burya ushuka uri kubona uri bushukike nyine ni ushuka umuntu ubona ko umurusha ubwenge yes ni buri gishuke nta bundi bwiza ubwenge ntago bamushuka ibyo rero wavugaga kuva kare bino bintu abantu bajya byibuka bino bintu byo gusuzumana twe tugiye ukavuga bura kera tukiri bato twavuga ababyeyi bacu bavuga ibintu byo gusuzuma basuzumaga inka abantu basuzumaga inka bakareba ko niba mu gitondo kare mu kibuga niba zihari zose hazagiye kona basuzumaga inka kugira ngo barebe ko ari mbese muri rusange basuzuma amatungo yego ariko abantu basigaye basuzuma abantu ugasanga umuntu ari gusuzuma telefone y'undi n'undi ari gusuzuma telefone y'undi warebe niba byarakomeye none ni ukuvuga ngo twari turi kuvuga za mpamvu umudamu ashaka kuva mu kazi akaba yatabaza abana ngo kuko watakwizeye akabaza abana ngo nta muntu wageze aha mbe nta muntu wageze hano urumva boshye urwo rugo nta bantu bemere kurugera ubwo harya abo bana bo abana muri gutoza umuco gukura mubaza ibibazo by'abakuru umugabo nataha abaza umwana umugore nataha abaza umwana ngo mbe ngo did someone come to see mommy ni nuza no kuvuga ngo turapfuye turashize twanze rujane none se turiyandavuje icyo cyo tugaruka ariko dukora analize zihagije kuri ikintu cyo gucana inyuma kuko giteye inkeke imitima y'abantu yarashariye imitima y'abantu isigaye itakishimye kubona umugore ashobora kuba yaca inyuma y'umugabo bikerura abantu bakabimenya yarangiza abantu bababaza umugore akaba yasubiza ngo muri ya gahunda ntago ajya mbasha neza ngo rero ngo ntago nabaho gutyo ngo ntago nabaho ubwo buzima ntago mbushoboye ngo ntago ubwo buzima nabwihanganira mwashakanye se utamuzi koko hari intuza na kwihangana se bivuze bibavuze mu Kinyarwanda ngo wihangamye akamishashi akabari Kinyarwanda gikomeye ese kuki utakwihangana buhoro kandi bajya bavuga ngo kwihangana kuruta byose ni ukuvuga ngo mperutse turi muri segondere niba ubyibuka narakubiye ngo hari umugani nakunda guca nta muntu wawumbwiye n'inkari nge wawihimbiye ko numva patience ari ikintu gikomeye ariko mu Gifaransa ngo la patience est un meilleur instrument pour maîtriser la vie mon ami ngo kwihangana niyo ntwaro ikomeye kugira ngo ushobore ubuzima
rero nanjye nari ejo bundi nari ndi gutwara hari ukuntu hari numva BBC mu modoka ndi kujya ku kazi cyangwa ndi kuvayo mbo mperutse kumva niba ari muri ni muri Nigeria nta nubwo ni igihugu kiri famous kiri popular na kiroroshye kukibuka bita numva umugore ndisegura cyane ku babyeyi bacu bari kunyumva cyangwa n'abarumuna bacu cyangwa nabo tungana bakigira isoni barabivuga no kuri YouTube kuvuga ngo umugore mu makuru numvishe umugore yarafashe ngo aca ubugabo ngo aca igitsina cy'umugabo we ngo yarari kumuziza yuko yamuzizaga yuko uwo mugabo we ngo yateye undi mugore w'umuturanyi inda noneho ngo yarari kumuca igitsina ngo ari kumuhana ngo icyo gitsina niba icyo gitsina mugomwa kakijyana handi ngo kanze agice agikureho urumva ko rero ibi byo gucana inyuma biri guteza abantu bazapfa bashire biri guteza ibyago urumva biri guteza gahinda mu muryango kuko uwo mugabo bamujyanye kwa muganga ataramara iminota 3 yaravuye mu buzima no kuvuga ngo rero iki kintu abantu batwumva banakiteho kandi koko ntago ntimubyumve nk'ibintu by'imikino ntimubyumve ko twaje hano kugira ngo turi fani ntago turi fani ntago turi fani barapfa buri munsi mu byaro bari gutemana abantu barapfa buri munsi umugore ari kujya henga umugabo aryamye akamukubita ishoka abanyacyaro urumva bimeze nk'abantu bo mu mijyi abantu bo mu cyaro ntago baza ama divorce ko ntago bayize ntibazi byari ntago bazi nk'umugabo n'umugore bananiranwe batandukana akagenda bakagira amahoro n'akagera amahoro ahubwo bityo bashyira imbere no guhangana niba ubashije gurusha indi mbaraga agira ate aramwivugana rwose rero bitandukanye n'abantu bo mu mijyi bashaka kubona kuko bazi mu mijyi abana amategeko ntago ari nko mu byaro mu mijyi batinya n'amategeko bati ninkora biriya nanjye nzahera muri gereza ubuzima bwose ese ngo ibyo wabitekereza cyane ko mu mijyi kenshi n'abantu benshi majority umubare munini babarize babazi icyo amategeko avuga ku bijyanye n'abashakanye amategeko mbonezamubano cyangwa ngengarugo urumva rero n'aya leta yose babazi ibintu byose uko byakabaye n'uburyo abaturanyi bagomba guturana n'uburyo umuntu agomba kwita ku bana ko umuntu agomba kwita ku yashatse na uburyo bashakanye byose babizi ariko mu cyaro umuntu arica undi none se mu byukuri iki kintu cyo gucana inyuma tu develop za mpamvu tujye muri za mpamvu reba nkwereke tumaze kuva hari umugabo mu Bwongereza herutse gusoma ikinyamakuru newsletters ikinyamakuru cyo mu Bwongereza cyari cyanditsemo inkuru y'umugabo n'umugore ariko umugore washatse kwigira umunyabwenge cyane ashaka gusa nkaho agoretse umugabo we urumva kandi kugoreka urumva ko nibyakigore n'ubundi ushaka kugoreka umugabo kumese ko musa nkaho amubeshya wa mugore ngo yari umuzungu n'umugabo w'umuzungu no wa mugore ngo abyara umwana umwirabura hanyuma ngo baza wa mugore ngo umugabo amubaza ese wa mugore we niki cyatumye uzana umwana w'umwirabura kandi twembi turi abazungu nanjye ntago bizi niba byakunda wenda abahanga bazatubwira n'abafana bacu dukurikira abadukurikira bazatubwira ko nabo ibyo byose tugire ngo baduhe commentaire wa mugore ngo yaramusubije ngo wa mugabo we ngo ntago uzi inshuro zose nahereye nkubuza ngo ureke kunywa ikawa yego ikawa niyo yateye umwana kwirabura oh my burya se bantu tureke kunywa ikawa kuko ikawa ishobora gutuma ubyara umwana wirabuye cyane kandi uri inzobe niba ari ikawa y'inzobe natwe tuzabyara abazungu cyangwa se tunywe ikawa y'inzobe uri ikawa yirabura urumva ko guteza ibibazo niyo abirabura abazungu bashaka ikindi kintu rero kiriya kintu cyarantunguye urumva burya ngo ururimi rw'umunyabyaha ntirubura uko rwisobanura burya ngo ururimi mu Kinyarwanda ngo ururimi ntirubura icyo ruvuga yabuze icyo avuga abeshyira iki abeshyira nyamara icyaha cyari cyagize gute cyamutahuyeho cyamugaragayeho uko bigaragara neza ko ari umunyacyaha abura icyo avuga kuko Adamu na Eva ubwo baryaga itunda ese bisobanuye ngo iki akoze kubeshya ukabeshyera ibiryo kubeshyera ibiryo ikawa none bazabishyira n'ibishyimbo bizabeshyerwa rero reka nkubwire hanze aha kino kintu cyo gucana inyuma rega tunakitondere tunakivuge dukomeje kubera ko hari igihe usanga abagabo benshi bari kurera abana batari ababo
batabizi kubera ko abagore babo baca inyuma bakabyara abana batarababo kandi mu gifaransa baravuga ngo l'enfant a pour père le mari de sa mère, ngo buri mwana wese umugabo yita se ni umugabo ubana na nyina. Yego. None ko nawe nk'abagabo rero kuko ntago wajya uhora testinga DNA cyangwa ADN kuri buri mwana uvutse, nabyo bigaragaza none kutizerana. None umugabo agahora yizeye ko abana bavuka arabe, kumba abana benshi mu bavutse ntabwo abarabe. Uramutse ugize n'uwo mutima wo kujya gutestinga DNA y'umwana, stile wateza ikibazo mu rugo. Kuko bigaragaza kutizerana. Bigaragaza kutizerana ariko n'urugero nujya nujya no kuyitestinga umugore wawe akaba koko azi 100% ko atarabawe, ntazabyemera, zateza intambara utarabikoranye, azahitamo ko mwahitamo divorce ako kanya. Niho bahereye bavuga ngo umusaza napfa mu rusisiro ngo abana bose bazajye kumushyinguraho cyangwa bazarire, kuko ntago uzi neza ko atari so apfuye. Niho mu Kinyarwanda banahereye baca umugani ngo abaturanyi babyarana abana basa pe. Ni gute umwana wanjye asa nawe kandi tudasangiye? Ariko amatiriganya ayo ni amatiriganya nayo yahereye kera. Mbese kuko iyo migani yo ari ya kera. No sugira ngo dukomoroka aho barishashya. Tujye twicecekera. Ese ubundi bo nishashya gute? Wenda ntago ryo turi buki. Ntago na kera byari byemewe. Turavuga ko ubu bitemewe. Kuki bikorwa kandi bitemewe. Ariko kera byari byemewe. Naringiye kukubaza. Kera mukuru wanjye abaga yemere kuza agasanga ntariyo agashinga icumu hano hanze kwa mugore wanjye akarara. Byari byemewe. Kuko umugore yari umuryango niko babivuga. Iyo nasangaga icumu rishinze hanze nabwiye nimenya ko mu nzu harimo umuvandimwe wanjye. None si ryo cumu kwera kiba rishingaga risobanuye. Ryari ryo kumenyesha ko mu nzu harimo umushyitsi kandi hemere kumubyutsa ninsanga yaryamye mu cyumba cyanjye n'umugore wanjye. Nuguvuga se ngo nujya iyo wabagugiye mukamubyutsa babaga yagutera rya cumu. Nukuvuga ngo icumu kera ryari sobanuye ko urwo rugo harimo umugabo, habaga harinzwe harimo umugabo. Warazaga se wasanga arimo nyine nawe ukajya kwinyesebura umugore nawe reka da ugomba gusubira mu nka. Ubona wasanga ushobora gusanga mukuru ataragatuye hafi aho ngaho, atuye kure cyane, bari kujya base no kujya kwitwira inzika, ahubwo ushobora gusubira mu nka cyangwa se wakwinjira mu nzu ukajya mu gakinga kabashyitsi ukaryama ntujya kumukubaganira. Ntabwo byari byemewe. Ariko mana yanjye umuco wa kera uzi intambara z'ubu. Reka nkubaze, njyewe nkusi mfite murumuna wanjye witwa Muhiri. Ugira ngo Muhiri ashobora kuba yabyara umwana hano iwanjye nkumva ari gitangaza, nkumva ko wa mwana abaye ikibazo. Umwana wa murumuna wanjye abaga ari uwanjye. Noneho dushobore tubwira abagore umva se dushobore tubwira abagore ati mujye muca inyuma, mujye muri barumuna bacu ingo kibira rutogira ngo njye muri rubanda. Okay. Umunyago ajya kuzanira umwana wa rubanda tutagira icyo dupfana. Kandi ufite murumuna wanjye hari nawe wakora akazi. Akaba yakora akazi kose. Wambyohereje kuri mataro. Urambyohereje kabisa. None se ubwo wowe uva bisa bigereranye. None nge ko ndi kubyumva na murumuna wanjye ko ko ndi kumva nta bipezame. Mwana murumuna wawe yabasa nawe nta naho byatarukanira. Nibura byo wakwihangana ubwo ari ukuntu nibura wapfira mu mutima ugashaka kubimanaginga nibura nta nubwo wavuga. None wakwimena indase? Oya ntago wajya kumena ibanga ryo mu nzu umwanya kwimena indase. Uwo mugani wazavugwa he? Ubwo rero bantu mu rugo ucinyu bajya bavuga ngo irisha ihera ku rugo. Nibura nibyo no gutanatanira tanira wapi mu rugo. Okay, twihute mu nka zaso twihute ujye mu cyo ryanyu ntuzarenge umuringoti ngo ujye mu cyo ry'abandi. Kandi kuri kuva na kera bajya bavuga ngo igikwiye gikama inka ikidakwiye kirayigoba. Mu byari bikwiye kera harimo umuryango wari igikwiye cya mbere. Umuryango abantu ntago bagisobanukirwa n'umuryango. Ni ukuri umuryango abantu ntago bagifata agaciro k'umuryango ngo bakumve neza wumve icyo umuryango usobanura. Ariko wenda icyo cyo tuzashaka ukuntu nacyo tukidevelopa zira mpamvu ziteye inkeke. Ese mu mpamvu twavuze abagore n'ukuri mu mpamvu twavuze amafaranga ko tutigeze tuvuga kutaryoherana ngo kudashobora akazi neza.
gahunda ngo ntago ngo ayitunganye njya mbona ngo umwe arashaje ngo naracyari inkumi cyangwa ngo umugore wanjye ni umukecuru ngenda cyari umusore ngo ndashoboye mwitura inzika ujya kumushaka ntago wabonaga kandi ngo hano hanze ngo hari udufesi ngo hari udufrezirande hano hanze ntiwareba turashashagirana itonde buriya bwana bwambaye ubukanzu bwiza bucagaguye cyangwa za deshire zigezweho abo bafite ababo kuki ugomba kwica imyaka yawe usubira mu bwana kuki utareba bo mu ngara bati urugero n'urwo rwanjye ngomba guturizaho hari umusaza simuvuze kandi ntago aziko nabibonye yigeze abona umwana muto uri kubyiruka nawe urabona hanza habyina umuhanga arareba arangije aravuga ati mana uri kubyirura ati basore muri kubyiruka ngo murizihiwe mufite amashashi ubwo rero uno musaza nawe yari yifuje ariko ikintu cyo gucana inyuma ikintu cyo cyadutse kino kintu nukuri giteye agahinda kuko kiri gusenya ingo tunagaruke nongere nanone nisegure bakunzi ba Mataru TV mwumve ko tutari fani ntago twaje hano kugira ngo tube fani ahubwo muto kuvunira ibiti mu matwi ntabwo ari urwenya kandi ntago twaje mu rwenya abantu batega amatwi mwumve neza iki kiganiro kuko kiraremereye kandi cyane kandi akeka kizubaka benshi mu by'ukuri turagera nyuma tunatanga n'inama zibikwiriye kugira ngo abantu bave muri uyu murongo mubi barimo hanyuma bagaruke mu murongo abavuga ngo vibuzimu ugiye umuntu rero cyazibuntu rero abantu baze kumva ko nubwo tuvuga ibi byose turakamoza ku bibi bidakwiriye kuko ari ibibisha hanyuma turagaruka noneho kubikwiriye kandi noneho bishashagirana kuko ntago dukwiriye kuvuga ibibi gusa izo za hoteli nushaka kujya muri hoteli soka n'umugabo wawe no kuvuga ngo umugore aramutse ashaka gusohoka akabisaba umugabo we bapanga umwanya iyo hoteli niba mushaka kujyamo mugasohokana muri couple mukajyamo mukanezererwa niba akunda hoteli nyine akayibona ariko wakubwira ngo niba ukeneye kujya muri hoteli uri umugore uhenga umugabo wawe adahari nurangiza wumve ko hari undi muntu wakujyana muri hoteli agiye kugukoresha amahano yo kaburi inka yo kaburi imana amahano ni mabi iki kintu abantu baduteza amatwi batubaure bazacyumve n'amahano ateye ubwoba gucana inyuma kariya ni akadasangirwa akadahingwa hari ahantu niryo banga ry'abashakanye ni ukuvuga ngo bajya bavuga ngo ikintu bita gucana inyuma ngo Imana icyanga urunuka ngo nicyo cyaha ngo Imana yanga urunuka kuko ngo bukorerwa imbere mu maraso urumva ko mu by'ukuri ngo ni icyaha Imana itajya yihanganira nabyo babyumve temere kubikora atarakura utarabyemererwa n'umuryango utarabyemererwa n'imyaka ntako wemereye kubyijandikamo njyewe urubyiruko ndwiseguye imbere ntago ndi kugira ngo mbibasire iyo biri muri facteur yuko nizo ngo zitari kubakika hejuru yuko abana b'abakobwa bari kugira ngo ba boyfriend umwana akigira imyaka 14 ngo yagize boyfriend abo bana abantu banabiyame ni gute umwana atangira kumenyana n'abakobwa afite imyaka 15 azagera igihe cyo kubaka 27 akuranye n'abakobwa 20 azaba asa n'umuntu mukuru ari umugabo umukobwa ashaka yarasanzwe ari umugabo n'umukobwa azashatse yarasanzwe ari umugore ikibazo kirimo no kuvuga ngo uriya mwana w'umukobwa uzajya kugera igihe ashaka umugabo yaragize aba boyfriend 20 asa n'ubundi n'umugabo asa n'undi n'umugore wagiye atandukana n'abagabo kuko urumva ko yagiye ava mu ngo ni nko gusa nkaho yagiye ava mu ngo nabo n'umugabo umwe ntabwo azamunyura n'ubundi azahora amugeranye n'abandi bose niho hanabera n'ikibazo urumva n'ikibazo dufite muri iki gihe iyo abaje biherereye y'abantu benshi baje biherereye barakubira ngo mu bantu twakundanye bose ati nge na n'ubu uwo nkunda cyane usanga atavuze umugabo we ewe n'umugabo ntago ashobora kuzamo umugabo ashobora kuba abantu bari na uyu twashakanye kubera nabonye
gusubira iriya binaniye nifatira hafi cyangwa se n'urugero nubwo yaba ari n'umunyafurika ko umunyafurika akavuga ati umugabo wanjye namushatse kuko mbona afite agafaranga atura mwana mangiye kubera icyaro ko aza akazi ni wari umugabo none uzi ngo bahuriye ahiherereye se bisiga amahoro kandi wumva amufite muri memory banavugana niyo udahari rero bino bintu hagiye abaho ubunyangamugayo habeho kubahana ibyo twise intuza faithful and respect habeho kwizerana no kubahana kugira ngo abantu babane neza rero ayo mahoteli tuyaveho yabuna ntacyo abamariye hoteli nziza niyo wajyanyemo n'umugabo wawe hoteli nziza niyo wajyanyemo n'umugore wawe kuko nibwo umuntu arya ntacyo mwikenga ariko iteka iyo urya akatagabuye burya ntunakarya neza nikakuryohera rero akatagabuye karagatsindwa n'Imana rero hagati aho tunyarukire ahubwo ku kintu kijyanye n'ibintu kuvuga ngo imyaka ngo kuko tutangana ngo twashakanye tutangana ngo twarahubutse ngo buriya ngo mba numva rwose ngo atari urugero rwanjye kandi byararangiye mwarashakanye kijyanye n'imyaka nicyo no mu kanya wari uvuze ngo icyo bita wrong choice nawe ugeze kuvuga no gutera akabariro ugeze kubivugaho yego ariko iyo wrong choice tubanze tuyivuge ni wrong choice amara gushakana n'umuntu akazamenya ko yakoze wrong choice ari uko bamaze kubana icyo kintu niki ese kuki ku iyo myaka utayibonye utarashaka wa muntu ntiwamurebaga ntiwarebaga uko angana ntiwirebaga uko ungana ntiwabibonaga wowe none se kuko ubibonye nyuma urugo rwari rugeze ahantu abantu rwakabaye ari urugo rugendwa ruteye imbere urugo rw'imigisha ugatangira kubona ko ari bw'imyaka itangana ugatangira benshi njya numva rero ngo bamwe na bamwe ariko iyo batangiye gukwekwaho amababa cyangwa bafatiwe mu cyuho ngo bamwe baravuga ngo burya ngo akazi ngo ntabwo gashoboye akazi k'ikambere ngo burya ngo ntabwo hirya mu gikari ngo ntabwo ngo job wapi uno mugabo aba ari jobless cyangwa abari lazy kwa kundi afite laziness kuri line badupushinga akatubwira this guy is so lazy he's not doing shit nabyo rero ni ikibazo gikomeye hazamo laziness hakazamo craziness urumva nanone rega nabyo ni ikibazo hari umuntu wigeze ambwira ese ubundi uko atari n'intambara hari umubyeyi wigeze ambwira ngo umusaza burega ntacyo utakwinuba cyakubanye cyinshi ngo umusaza ngo umuhabike akabigaya ngo wamuha byinshi bikamunanira none rero nanone abantu bavuga ngo ibintu biri lezi nanone umuntu agiye agushiraho imbaraga zihagije nk'izakateripirari zihoraho nabyo wabyinubira nabyo ntabwo bikwiye rero kamere muntu tuye twibuka neza ko kamere muntu nta munoza w'isi nta munoza w'ab'isi kubera ko umuntu aguha byinshi bikakubana ikibazo umuntu yaguha bike ukabinenga umuntu byagenda bitungana ukavuga ngo birakabije ese abantu nta munoza b'isi bizagenda kandi ibyo bibera ikambere nibyo bishushanya urugo kuko n'ibanga rikomeye nta munoza bizagenda bitembaza nanjye nkubaze ariko tugaruka twari tuje ku kintu cy'imyaka wumvishe nyine ikibazo cy'imyaka n'urugero ubundi ikibazo cy'imyaka ubundi uretse ko abana bubu nta kintu wera batabizi neza wenda twe tugiye duca kenge dusa nkaho dukuze dusa nkaho bagana ibyiciro byiza ese buriya gushakana abantu banganya imyaka bombi ni byiza oya ntago uri burinde wabaza ngo ni byiza umugore wawe munganya imyaka se ndamuruta cyane uwanjye nanjye nturi burinde wambaza ujye utubona ndamuruta mu myaka uwanjye muruta mu myaka cyane nawe uruta wawe mu myaka cyane ngewe ubwo wagira ngo naramuhohoteye nese kubona abantu bagira urugo bazavuga ngo urugo nta mukuru ubamo ninde wazayobora undi mu gihe niba musuwe n'abantu ntawe uzavuga ijambo niba abashyitsi byose bizahora ari joke ari urwenya niba hari n'utandamye ntawe uzakebura undi kandi biriya byo gucana inyuma habamo gutandamuka no gutandamurana cyane rero urumva nanone habaho gutandamuka kw'abashakanye umwe akagira ariko ngo uratandamutse undi akagira ariko uratandamutse cyangwa se bagatandamurana ntawe wamenya kuko burya rwose biranuko biba bimeze bajya bavuga ngo ubandwa habona mwabagore mwe
ntimuzaduca inyuma nyabona ngo nuko ngo imyaka itangana, ntago imyaka yangana, mutwihanganire mudufate uko muri, mutwakire, mudukunde. Hari umusaza wambwiye buriya ngo ariko tugiye no gusoza ubundi uwo musaza namukunze n'akantu gato, yarambwiye ati usanze umugore wawe undi mugabo amuriho byaciyemo wabigenza ute? Nabwiye nti cyo nakwirinda gusa nukumena amaraso ku buryo byansiga nanjye mu kaga kandi akaga kambere uba wakabonye, ahubwo nuko akago karuta kandi nabo mbonye akago, waba ubonye akago kandi buriya umuntu arakihunza ntibakagira akago ni kabi cyane. Ndamubwira nti ngiye icyo nakora muri uwo mwanya ari bishoboka wenda umwanzuro nafata waba ari uko umuntu yafata umwanzuro wa nyuma hatabayeho gutanga imbabazi, wafata umwanzuro wo gutandukana n'uwo mwashakanye mu mahoro, ariko hatabayeho guhemukirana ngo muyicundi cyangwa mwangiza bisiga ibindi bibazo. Ariko se izo mbabazi tuvuge uguye, ariko umusaza yaransubije kimushimishije nuko ntavuze ngo nakwiyahura. Harya bajya bavuga ngo uramutse wiyahuye waba ubababaje, waba ubashimishije, bari kubikora se badakundanye. babakize yangegera iba yigendeye. Sa rero nk'utanga inama noneho zigarura abantu mu mucyo no mu bwenge buzima, kugira ngo iyi kamere mbi y'umuco mubi udakwiriye, umuco muhanano, cyangwa se dore ko umutima muhanano utuzura igituza, nubwo dushaka kubivuga hari adashaka kubyumva kubera ko baryohewe, ubwo abaryohewe enjoy, ariko abakagize umutima wa kimuntu mwakagarutse mukagiba umuntu. Natanga inama mvuga ko mu by'ukuri ntago ntutsa abantu, ariko hari ukuntu bavugaga ngo imbeba yamushushwe ikunda kujya kona, akenshi ijya kona bakayitsindayo birangira bayiciye umurizo, cyangwa se no mu Kinyarwanda ngo akabaye icwende ntikoga. Ubwo rero uwabaye icwende akaba yumva atazagaruka ngo bizakunde, nta kindi twamukoraho, ntacyo twamukoraho, ariko ntago turi kurema, nta nubwo turi kuvuga ntituri leta ngo tuzafunga, turi kugira ngo nibura uwumva hari icyo uwo bizagira icyo bimarira bizamwigisha. Mu by'ukuri turi komora imitima y'abantu. Ngira ngo rero muntu uri muri izo ngeso zo guca inyuma uwo mwashakanye, nyurwa nawe impamvu iri kugutera kugenda, shaka mwayikemura hamwe, mwabiganiriye mwabikemura kandi ibintu bikagenda neza, kuko iyo uri kujya nta mahoro ariyo, uri kwibeshya kuryohewe ariko nzi ko ushaririwe. Nkaba ngira ngo abatarashaka, kugira ngo utazagwa muri icyo cyuho, uzashaka uwo wumva uzakunyura, uzatumutuza, ukaba hamwe, muzanashakane muziranye, kuzizerana ubuzima bwose. Kandi nanone bantu mutwumva kuri Mataru TV show, burya ubwubahane nabwo burubaka. Uwo waciye inyuma ntago uba ukimwubashye, burya uba wamurangije, ni nkaho uba wamwishe. Ngira ngo rero kuri Mataru TV show nakagaruka, izo ni inama nkeya natanze. MC Nkusi wagira inama nk'ebyiri ubaha, ubundi tugasozera tukazagaruka tugana ku musozo. Haguma amagara naho umurizo uramera. Rero bana ba mama, burya hari ikintu kibaho kibabaza mu buzima. Reka mbabwire abo byabayeho, nyabuna mwihangane, imitima yanyu ikomere kandi mubabarirane. Na mubabarirane birangire, ntihabeho inzika, ariko abo bitarabaho mu maintaining ubunyangamugayo. Ndagira ngo mbacire umugani umwe, Imana ibona ibyawe ikabikwegereza, ibitari ibyawe ikabiguhungisha. Kuri Mataru TV show uzagerageze naho byaba bikomeye, kandi ntimugahushe intego. Nakagaruka, yari Teacher JB na MC Nkusi. Ciao.